aho gutaminiga nanjye ndindi zibera umuzwa w'umwanya w'ubwambi imihanda niza kandi nshoboye gutabaka ko umuntu upanika mutozi byabaye hano zangareba apa ubundi se hari umukobwa uragutera depression ntabwo bishoboka nta mukobwa urakubabaza ngo gutere inda ntabwo bibaho kubera iki se bitabaho nta rukundo ugira se oya love ndayigira nawe reka nagukunze nyine ngira umutima mugari shaka twakundana ejo tukarekana bisangwe ndi free meze bon ngira indirimbo The Ben yakoranye n'umukobwa best friend yitwa best friend urabizi neza I think simbizi indirimbo yakoranye n'umujama man harimo iya The Ben hari urundi rukundo rudasanzwe umusitsi oya nuko ino show ari show itazongera kubaho muri ubu buryo. Ni show ya danje mu Rwanda, iyo iza kuba ari Ben wakoze show ya fo ntabwo nari kuzi. reka nizere ko umeze neza aho uri hose mu duce dutandukanye twinshi two mu Rwanda. Amazina yanjye rero nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Nkuko mubibona rero we are dressed in tigers. Uyu munsi twambaye tiger. Mumbaze ngo uyu munsi hagiye kuba iki, uyu munsi hari iki? Uyu munsi rero turi kuri BK Arena mu gitaramo cya The Ben Tiger. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi umuhanzi The Ben yateguye ko ku itariki ya mbere azamurika album, azakora concert yise The New Year's Groove and The Ben album launch. Ni ukuvuga ngo rero uno munsi twaje kureba ese iki gitaramo kimeze gute, ese hari ibintu byinshi muri iki gitaramo twiteze kurebamo, cyane ko noneho umuhanzi The Ben yaravuze ati njyewe ntabwo nzasohora list y'abahanzi bazamfasha kumurika album yanjye, ahubwo abantu mwese muzitabira muzabona abahanzi benshi abo twagiye dukorana indirimbo muzababona. Yavuze ko buri muntu wese bakoranye indirimbo, buri muntu wese bafitanye collabo, habo mu Rwanda habo mu hanze, abo bantu bose bazaba bari mu gitaramo. Mbibutsa ko kandi iki gitaramo The Ben hari abahanzi benshi batandukanye bo hanze y'u Rwanda, harimo Diamond Platinum, harimo Shiba Karungi ndetse n'abandi bahanzi benshi cyane bagiye bakorana indirimbo. Ikibazo kiri kuri uno munsi turi kwibaza duti ese abo bahanzi baraza koko, ese abo bahanzi koko turaza kubabona, abo bahanzi bose bagiye bakorana collab ese turaza kuza kubabona? Ni igitaramo mu by'ukuri cyitabiriwe n'abantu batari bakeya, nk'uko mwagiye mubibona abantu ku muryango ndetse n'abinjira hano muri BK Arena ni benshi. Reka tugende turebe, cyane ko abantu benshi bagiye bamutega iminsi bakavuga bati The Ben ntabwo ashobora kuzuza BK Arena. Ese nanjye aka kanya ndacyabyibaza, ese birashoboka ko The Ben yakuzuza BK Arena? Ibyo bintu byose tugiye kurebera hamwe kuri uno munsi. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Muze tubane buri kantu kose kari buze kuberamo hano mugakurikirane. So let's go with me, Tiger. aho gutaminiga nanjye ndindi zibera umuzwa w'umwanya w'ubwambi imihanda niza kandi nshoboye gutabaka ko umuntu upanika mutozi byabaye hano zangareba fatira umwana akamoto. Hi. I'm good, yeah. How you doing? What's up? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you. I like your outfit, like nindo gwaye kuri fashion every time uhora wambaye neza. Urabizi. Nase ngewe kuki cyambwira ko nambaye neza? Wambaye neza byadanje. Ariko we ntabwo wambaye neza kuraberewe. Nyine imyenda wambaye niyo wayumuntu bisanga, ariko wowe niyo bakwambarira ubushambagara bro. How you doing? I'm good, man. How you doing? I'm fine. Okay. Yes. Uvuye kuri stage like zira vibe. Ngiye kujyaho.
ugiye kujya From. zira vibe ubundi uhorana uzikura he Now nuko ni inspiration, that's why we call talent. Nuko bisanzwe tu nabirenze. niko wimereye Ariko uri mwiza man. niko nyine Byandinze. nyine niko waraje wumva nyine nuko nguko ni vibe no gushaka uniqueness yawe hagati yawe n'abandi bahanzi no gushaka kuno uba uwihariye tu abantu bakareba. indirimbo yawe Zangalewa cyo gitekerezo wagikuye he Zangalewa ni Zangalewa ubundi bisone hariya gira vuba ni kandi muri Kigali nigo yo gahunda ibihari utize niba udashona uvamo niba udafatiye umwana kamutu cyane nari two buriya hari nk'agakobwa byagenze kuri aravuga ati like niya ndimo talking about ku bakobwa talking about ku buryo umuhungu agira ibintu fast aba ari umuhungu i Kigali cyane nyine aba ari umuntu wananiranye ubundi se hari umukobwa uragutera depression ntago bishoboka nta mukobwa urakubabaza ngo gutera inda ntago bibaho kubera iki se bitabaho nta rukundo ugira se oya love nayigira nawe reka nagukunze nyine ngira umutima mugari ushaka twakundana ejo tukarekana bisangwe ndi free ariko ntabwo hari ibyo gupanika ibintu cyane ngo mbishyiremo ngo logique nyinshi uretse ubu ngukunze nkakubwira ngo ntabwo nshaka kujya mu bandi bakobwa ntabwo wabyemera nakubeshya ngo nabyemeye nkakoresha uko ushoboye si ubimenye nagufata ubwo ugahita unyanga nyine we ntabwo nakwanga nawe twakundana nkabeshya nkajya ku wundi bisanzwe nkajya mbeshya wazamfata bikaba inzazi. Thank you so much. So guys, rero nkuko nabibabwiye umva turi kugenda aka kanya turi backstage akanya rero muye n'ababyinnyi ba The Band. Hello. Hello guys. Umeze ute? Fresh. Umeze bon? Bon. Uyu munsi kuki mwahisemo kwambara umutuku? Impamvu twahisemo kwambara umutuku nuko mu bintu twateguye ibyo twahisemo ko nyine ni byiza, ni ibara ryiza rigaragara kuri stage. Twabyumve kabiri na Ben nyine aratubwira ati ni byiza byaka ariko twakoresha umutuku. Muraza kwambara umutuku no? Okay, hano se harimo n'abandi? Harimo bageze banyatubyinana. Nyiriwe mumeze ego komana ko mbona ari benshi. Umeze ute? Umeze bon? Umeze bon. Uyu munsi urumva uri tayari kwambara kugenda hari ukabyina The Band? Yeah, I'm so ready. Umaze nk'igihe kingana gute uri umubyinnyi? 5 years past. Hello. Hi. Umeze ute? Meze neza. Umeze bon? Meze bon. Ibara ry'umutuku uraryemera? Kubi cyane kabisa. Mukanya ariko ngo ugiye kuduhasha? Sho nuko bakubita agashya. Umaze nk'igihe kingana gute ubyina? Umva igihe kinini cyane kabisa hagati y'imyaka 3. Okay. Bimeze bite umuboss wanjye? So. Umeze bon? Kanya ngo ugiye kuduhasha? Sho. Wanyeretse nk'akadansi kamwe ngo bigenda bite? Apa. Apa. Ubwo mbyino bayita gute? Bayita amapiano. Amapiano. Kandi se muraduha amapiano? Turabata mu kabisa. Hi. Umeze ute? Umeze bon? Ngira indirimbo ya The Ben ukunda. Honda Forever. Ngira inyinshi ziracyane. Imwe? Indi ni Byirukanse. Uravuze ngo uhise ubyibagirwa. Ngo gusa? Hari indi nshyashya afite. Shula? Tururagu. Kamera sura mwe? Efo. Shu, bimeze bite? Umeze neza Shu? Umeze bon? Ngira indirimbo The Ben yakoranye n'umukobwa. N'umukobwa?
Best friend. Yitwa best friend urabizi neza? I think. Simbizi neza. Ubu ngubu mu kanya akubwiye ngo nutambwira indirimbo nakoranye n'umukobwa ntabwo stage uri wige urumva utabiyo y'umujama Yakoranye wakubwiriye wewe. oya mbwira yakoranye n'umujama Naye. namukopeza iyo yakoranye n'umujama Urebesho kamera ngo Ni yakoranye n'umujama. indirimbo Drebeni yakoranye n'umujama. indirimbo yakoranye Harimo Diamond, harimo Bushari, harimo indirimbo yakoranye n'umujama man. Harimo ya Debeni. Harimo ya Diamond. Urumva? Na Bushari. Nizo nzi. nizo ngizo ibyo birabanza Green P. Nese ubu ni nk'iki kintu kumva bakwitishemo aka kanya urabona turi mu gitaramo uri kumva twese turi kuzamo neza n'imitwe uri kumva bakakubwira ati Bruce Melody ni uri gutanga amafaranga menshi kumva wajya kwa Bruce Melody ari uri gutanga menshi cyangwa waguma hano kwa Umeze gute ubwo? bakubwira ngo uno munsi The Ben afite igitaramo uno munsi na Bruce Melody afite igitaramo uno munsi uri kumva ariko Bruce Melody ni uri gutanga menshi kandi wamaze kugera muri arena wakwemera ukajya kuma Happy nyine naguma kwa Ben forever. Forever. sambese Wayago ngubeshya ariko. Mubwije ukuri. uko niko kuri kwa nawe niko bimeze Sha ntago namutenguha kabisa. wakwigumira kwa The Nakigumira Ben kwa Ben. Ko tugiye kwakubita ibintu bitabaho. ngo mukanye ndababona ari Forever. thank you Thank you. merci Sawa. Okay, so guys, rero nababwiye ngo turacyari backstage right now. Backstage y'igitaramo cya The Ben cyo kumurika album. Aka kanya rero mpagararanye na Green P. Hello. Yeah, bimeze bite se? Ni sawa umeze Mwaka mupya. umwaka mupya gara. Original. Go hello my love. Yeah, I know you know. nibyo. Green P, iyo ndirimbo yitwa True Love. Mbwira nk'umuntu wayitura. Nayitura umugore wanjye. Umugore wawe. Ukamubwira ngo ko ngukunda True Love. Gutyo kabisa. Okay, nka Green P turi kubona aka kanya. Ese ntabwo dusanzwe tukubona mu bitaramo nuko The Ben hari icyo mupfana cyangwa nuko hari urundi rukundo rudasanzwe mufite? Oya, nuko ino show ari show itazongera kubaho muri ubu buryo. Ni show ya danje mu Rwanda. Iyo iza kuba ari Ben wakoze show ya 4 ntabwo nari kuzi. Kuri Green P bivuga iki kubona The Ben ameze kuri ari kuri stage ari gutaramira abantu imbaga ingana gutya? bivuze impano, bivuze n'ukuntu abanyarwanda basigaye bakunda umuziki wo mu Rwanda. Ni ikintu cya danje kuba afite impano akaba afite n'ukuntu abanyarwanda bamaze kumva umuziki bawukunda bakaba banakunda Ben cyane. Ni ikintu cya danje kabisa. Green P mukanya uraza kujya kuri stage? Ndajyaho gatoya. Tugomba gususurutsa abantu muri hip hop mo gake kabisa. Kuko uraza kujyanayo na Bushari n'abandi bose? Ndajyanayo na Tough Gang, ndajyanayo na Pifla, Fireman. Nibo tujyana kuri stage. Okay, ndashaka noneho njye kubaza ibibazo bibiri ari nabyo bya nyuma, sibyo? Ndashaka kumbwira indirimbo 5 za The Ben gusa. Jewe nzi indirimbo 500 za The Ben. Okay, ntacyo mbwira 5. 5 nakubwira amaso ku maso. Nkunda iyo bita inshuti nyanshuti. Nkunda iyo bita naremeye. Nkunda iyo bita ngufite ku mutima. Nakunda n'indirimbo ye bita ni nyinshi ariko indirimbo nkunda cyane buriya inshuti nyanshuti nayivuze. Asigaye indirimbo bita Kora. iriya bora yayikoze muri covid turi kumwe. Nahise mpacika navuze ati this guy ararenze. Ariko Ben buriya afite indirimbo nyinshi ndazikunda ariko izo nizo top 5. Hari collab yawe mu minsi yashize abantu bari kuvuga ngo we na The Ben mugiye gusohora. Ese iyo collab kuko irahari? Ese izasohoka? Jewe rero nkora contraire y'ibintu abantu bashaka. Ko njye narakubwiye ntago ndi muri industry. Njye industry. So ibintu abantu batekereza ntago ibyo nkora. Collab irahari, si n'imwe si n'ebyiri. Hari indirimbo nyinshi za Ben ngira twakoranye ariko ntashobora gusohora.
so kubera icyo utazisohora uzazisohora ryari kubera ko ntabwo nshaka abantu ibintu bagendera ari byo nanjye ngenderaho kuko ngenda umukanda nzugi oji ubwo uzaba uretse kuzisohora for the meantime ariko zizaza nshobora no kubereka burundu nkajya nziyumvira nta kintu bintwaye ndazikunda n'indirimbo nkunda ariko njyewe ntabwo nkora music kugira ngo abantu babone ko nahitinze njyewe nkora music kugira ngo abantu babone message ndi kubwira so ikintu ndi kuvuga mbagira ngo abantu bacyumve apana byo ngo ni hit ngo ni biki so boro twakoreye na Ben ni boro abantu bakwiye kumva apana bakwiye kumva nka hit ntabwo ari hit igiye gukora ntabwo nkora hit njye na Rwanda umustar ntabwo nshaka kwamamara kumenyekana njyewe ndi mu messenger ndashaka no mbwire abahanzi batanu bawe ba Green P wemera w'ibihe byose mu Rwanda ese ubundi The Ben wemera ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda The Ben yanyishe nkiri umwana mutoya niko numvishe umuziki ariko mbashaka abantu mu Rwanda nkunda ntabwo nyine numva music yo mu Rwanda The Ben ariko nta umwemera nk'umuhanzi wa mbere mu Rwanda The Ben niwe muhanzi wa mbere apana no mu Rwanda niwe muntu wa mbere watumye menya music tuvuge ko muri playlist yawe umunyarwanda wenyine wumva ni The Ben gusa Ben muri playlist yanjye abarimo ariko playlist yanjye akenshi nta banyarwanda babamo ubwo ni The Ben gusa Ben azamu of course urakoze cyane Green P enjoy the show thank you Happy New Year. Yes, ni ukuvuga ngo rero muri iki gitaramo cya The Ben yise The New Year's Groove and Album Launch cyari cyabereye muri BK Arena twaje guhuramo n'umu legend Tom Close like guys ndabizi neza ko muzi ko Tom Close ari umu legend umuntu wa mbere watwaye Guma Guma Superstar ni ukuvuga ngo rero twaje kuhahurira kugira ngo mubaze ese iki gitaramo cya The Ben we yakibonye gute nk'umuhanzi batangiranye guhera kera umaze igihe kinini cyane kigera ku myaka igera muri 15 ese yabibonye gute atubwira ko yishimye cyane kubona The Ben ari kuri stage ndetse nza ndamubaza ati ese ko waje kuri stage ukabona abantu barakwishimiye wowe nka Tom Close wabyakiriye ute ese wabifashe ute mu magambo rero yambwiye ko yabifashe neza gusa by'umwihariko akaba yashimishijwe n'uburyo abantu bakiriye The Ben kumurenza kuko ari we wari nyiri gitaramo ni ukuvuga ngo rero nari mfite amatsiko nanone yo kuvuga ati ese hari ukuntu wenda umuntu ashobora kuza gutaramira abantu akabona abantu bamwakiriye neza bikaba byatuma ahita agira igitekerezo cyo guhita nawe akora concert namubajije rero nimba hari igitekerezo akuye cyo kuba yakora concert vuba gusa ambwira ko akiri mu muziki yategeze asezera mu muziki n'ubundi bihangano bikiza rero ibindi bintu tuzakomeza kubimenya mu minsi iri imbere so hopefully rero ushobora gusanga ejo cyangwa ejo bundi Tom Close agize gutya nawe akaduha ibihangano byinshi cyane ko ni umuntu usigaye usohora indirimbo gakeya cyane bishoboka gusa nabyo birashoboka ko atigeze avuga ati umuziki ndawuretse burundu ejo dushobora tukumva indirimbo ya Tom Close nshyashya cyangwa se akaba yavuga ati reka nze nanjye mbatemo igitaramo cyanjye bwite ni ukuvuga ngo rero twakomeje kuganira ambwira ko n'undi akiri gukora imishinga myinshi y'indirimbo mubaza uko yabyakiriye rero kubona Bruce Melody yaje kwitabira igitaramo cya The Ben ambwira ko bose ari abahanzi beza kandi yishimira kandi abona ko nta kintu byaba bitwaye kuba Bruce Melody yaza mu gitaramo cya The Ben.